mumbabare muzakinana wagiye kubyara wambaye ibirenge inda yagufatiye nafatiye mu muhanda wita ukuramo inkweto kaba ntabwo urabona umugore indi iri kumurya afite urusahane rwa parasitike mu rwererero hayiwe muganga hayiwe araje we mira urusahane hari abagore indi akafata ibiri iriya mirimo ibiri ko atari akaje kaji uruparasitike umuntu wamuherekeje ngiremo ingaza ne oranje kuko niba yemeye kwinjira Hey guys. Mumeze mwitenge meze neza n'aba bantu ndabizi ko bameze neza ariko aba bombi barashonje. Ngo nitwa ngwino nde. yewe Nago ngwino nde n'amagambo ugira. nayo beretse muraje Nta make. Noneho mwebwe muzarwanira mu kiganiro rimwe mufatane gutya. Amenyo yanjye n'umunwa biraba. Nkeneye umubiri iki. nese aranywesha icupa Nzanira akaboa sibyo? nanjye wamaye fanta ikiro cyawe kitarahura umishyushye Ishyushye. Koka. oranje Orange. n'isugi icyayi biragenda inde sugi ndakinywa turaza turamarira akomeza gishyushye Mapane napo niboneka. iyo niyo sawa n'ubundi Ababyeyi babyaye Jose nakuvunira umuheto woronza. umuntu wese asabwa ngo koka se mukore dutukore Kandi turi gukora. Amaso arimo inzara cyakoze meri doron Umva ibibazo twakire dorori ariko muri bicucu. Sharanadututse nuko. Dorori ninde hagati yanjye nawe Ni wowe. Kaceza Ubwo urumva ntabizi. Minga hari message yanyandikiye niyo mpamvu nari mbi Oya ahubwo impamvu nanditse dorori njye dorori rye ribereye we unirwa ku rudigi. Kimwita ku rudigi sibyo? yitwa kirara muri Ariko kucirikira ngo wakirara uri gicucu makira kuntu nitonda bari kunuka nibijagura ufite ibibazo uyu niwe ko mbikurusha reka nkiremo agafanta nereza hano ibisazi urabindusha ari gutijya kumwikira ure ngatajyamo kandi nagajyamo ibisazi birarutana mwana ibyanjye noneho biri hejuru buri none ndi kuri Jotunizi nanakurira kere kunzonye nkahandi ugaye kwa ketchup wenda na Ese ni pineapple ni citron oya ni pineapple hagati bimeze nkaho wagira ngo bashyizemo isukari mwana we iyi fanta igura ngahe mwuzuza igihumbi kirabura igihumbi kiba cyuzuye ubwo ni 800 dore bodi igihumbi iyi ngiyi ni 952 abo ni 900 ijana n'iriye 985 Igo Karabura wa suri 15 kubibona karabura noneho rero turabakiriye uyu se we uyu ni umunyarwanda wishwe ntabwo ari kumva ibyo tuvuga ntabwo akunze kuba ari birazi ko turi kuvuga ngo aya ni amata kuri TikTok hari umuntu ujuza ukabona afite n'izina ry'ikinyarwanda which country is that nta n'ikintu kiba kuri nuze yande wanyweye tugakora muri mubiki barira ngubwire mumeze mute oya reka tumenye ikintu kiri kumusetsa birasetswa n'ubusa mu mwibare dore imitsi yawe tubwire natwe yishimye ari kuvuga ngo bakongo ndi umugore mutoya nguri yawe none abazongere bavuga ubusa nk'uyuguye nabyaye batatu wow uranduta ushaka kumutwara oya batatu inda yagiyemo batatu we mukunga elefanta saho ibyo urya bijya none ugiye kumfatanya na dorori abira arya bifuza izabubwiye ko mu nda yawe menshi ubu ngubu ntago mutabazi ajya acika akakwita nka dorori ahubwo ajya aseka ibintu mukora hari nk'igihe twiga gukina hari yaranyishe namwambitse indobo mu maso ngo urongera ku mugore wanjye ndakwica nawe nzajya nzana umugabo wanjye ahubwo nahise nzana umufuka umufuka shayiruka none iyindi shuri ya kabiri ngiye mu cyumba namisha muri abasaza
nose buriya ntabwo muzakomeretsanya ndavuga wawe nese ntabwo babona ko ari ugukina kandi ariko urababara rata kujya kubireba abireba byasohotse ikintu cyari bireba mu rugo wapi ikintu kirenze ni ukuntu yagombye ngo muvune ukareba uwo muntu uri kubivuga kandi oya ariko naramukubise ukumbuye inkoni zanjye ngo noneho ajya cyangwa se bagatorosha ambasade yacekeje ngaseka amasaha abiri ngo bakamugira itorosho oya kugira itorosho ibyo birabeshya ahubwo ngo we shyira imifuka ndagukubita utagira ngo wongere unkoreho ngo izana iyo mifuka utagira umufuka yamuhaye gutya njye namwe ngo aragubira aramubwira aramumenya ahita yimutsa ku nsina ngo cyakora reka muraba feke mu magambo make twishimiye kubakira abakinnyi b'umunsi b'igihe b'ibihe byose badusetsa baduha sho shyiraho n'inyuma gusa hano n'ameza haba wewe bose gashiramo nkuvangire ngora byambangamiye babe bazimije ngo ni ukuri umuntu wonsa asagira inyota ndetse rero hari abantu rero aratwite ugiye ngo ndatwite yasoza yabyara ngendonze wamara gucutsa ntabwo urabona umugore indi iri kumurya afite urusahane rwa parasitike mu rwererero hayiwe muganga hayiwe araje we mira urusahane hari abagore indi agafata ibiri iriya mirimo ibiri kaji uruparasitike umuntu wamuherekeje ngiremo ingasa ne oranje kuko niba yemeye kwinjira afite amahitamo y'udufanta twinshi hari umugore twari kumwe mu rwererero najya kubyara umwana wa mbere waramusunitse njyewe ntabwo yandiye gutyo noneho ahubwo mva suzi ko baba bambaye pampa akajya arasohoka nyine mu rwerera ahantu nabyare Kacyiru uba uri wenyine mu kumba kawe arasohoka umuganga aramubwira wa mugore wagiye kwambara pampa ngo ndayambaye we wa mugore wambaye pampa ndayambaye ariko ngayinyereka ayiwe ni n'urubuno rwonyine we ntabwo mwibagira ayiwe ni n'urubuno rwonyine we iyo umuntu ari kundaba nk'umusore njyewe ko ntabwo nari meze reka mbivuga azanyica ari umuntu witwa Stella ni ikinya wakumva ko ari no kubabara washinyirije wambwiye se nkabikubwira ukuntu bamuteye tobari yamara kumugeramo muganga ati mukanya uravuga amagambure ati ndayavuga nicare n'ikindekura nyavuge kimfata mite ncuca Stella kirakuva kayonga noneho nanjye sinzi ikintu navuze gisekeje migazi wampaye amahoro ko sinsubira rwose mana yanjye akongeye ubwo cyangwa urekuye mumeze mutese ariko we wabanje ugashyira n'ibikapu hasi ukabona kubaza uko tumeze abana se bameze bati aho ibintu by'abana wabanje ukabanza ukaduhereza umwana wacu ukareka ibyo bintu kiraryana gusa njyewe nemera ko yaba umuntu kirya ntavuge cyangwa akavuga bose barababara njye bari bamwongeye munsi y'igitanda ngiye guseseramo mbona zindi bijyamo ngo mvange iyo kikuriye ukajya munsi y'igitanda ngo nibwo ngo byaravuba ushaka inshuro ya mbere abantu barabeshya hari ugiye bakubwira ikintu ngo uzumva ngo cyakuriye ukagitegereza ukagiheba ukarinda aho byaba aracyumva sha noneho tobare ni ibisazi nyine ebyiri njyewe hashize iminsi 2 ndibwa n'inda umwana wanjye yari munini cyane reka nceceke ubuhamwa bwa Stella bazabwivugira man kanicecekere izi minsi yagiyeho mwicecekere hari abantu baribwa n'inda we mureke ibya bindi byacu twagiyeho gutya nkayica simbimenye imyenda nsanga idira yavuye nkaha iracika kuvaha mbese ibi byabaye ryari ngaho re njyewe ubwanjye nkajya nibaza ukumva si wowe kubera kubyara nambaye ibirenge wagiye kubyara wambaye ibirenge inda yagufatiye he nafatiye mu muhanda uhita ukuramo inkweto zikubita umupolisi hafi aho kandi ntacyo yagutwara utwite ntacyo yagutwara ukajya umusarira narindi kuguhamagara byananiye kukuvugisha wakubita akazigu ugahita ubyara
kaguha inkoni ugahita ubyara oya cyangwa nkubwiye uti uri kumenyera ngiye kuguha urushyi Urahita ugahita ubyara. ujya kunda biriseri oya ariko umuntu wese ushaka utwita umuntu aramwumva aranamwubaha uzi Cyane. icyubahiro se mwagishyize dufite wo ko mwanyubahaga uzi ukuntu ketchup yampamagaraga se turakora ubu ndacyafite nta gikeya kibazo cyo kuhamagara ku manywa noneho nukuraho karabaye turakorera hese ndonga nta kibazo mumbwira oya wowe amasaha ushaka naho ushaka kuworoheye Uzasubire. nzongere kabiri subirayo ni amahwa rero amahwa nayo wakuye wewe njyana ntuzareba amakuru ke none se byari hari akurenga sindi bushyira kuba yakabye nta mashuri menshi mumeze mwana none se nkubaza uruhu uraruhutse mo gake arabura kiriya cyayi yezu we ngiye kukuzanira se oya dukore ese muri gukora ikiganiro muraseke nese urajya batubwiye ngo action wa mugani action yego ko ngo ubu none se mumerewe mute twitonze oya mumerewe mute ubu kandi ategereje ko ari topic nasabye tuzana ntayo tugira tumeze neza tubanje imizi ugiye kunanuka ariko ndi kukurura yego biri kuza yananutse kandi itama ryahombanye sinzi aho uri ni uko ukora njyewe siporo ni uko gukora siporo no gusiba umubiri wawe wazajya umera ngo wi yuba nahita mera ngo udakoze hano siporo bita bimera nabi itama rigera nk'aha tupepeta akaboko ukuntu kahita kamera nako umukecuru twakiriye ababyeyi babyaye impanga ariko turabibutsa ko tubaruta muruta abandi ariko turababwebwe. kanari nanabihoreye agafanta kagezemo zana inda wavutse icyenda kangahe 6 none wajya mu kwezi kwa kangahe ibyo se ni ibiki nuko njyewe numvishana inkuru yabo bavuga ko bafite 9 biriya barabeshye nese ko bavuze ko iwacu ari kumugina ufite abana bangahe babiri mfite abana 4 ntwongere kuvuga ariko abana bashyuhaguzwa babaho abahe bana se bashyuhaguza wowe n'uyu oya ntabwo yego abantu bakuru we ikibazo si imfura wishyura minervari zingahe z'uyu mwana ngendesheza bangahe keep quiet noneho ngaha nanjye simvuga uronsa ndonsa nawe uronsa n'udufuka gacece wowe wishyura bangahe umwe n'igice umwe igice ntabwo kirajya ku ishuri uriya mwana mu uyu nawe mugezi ni gice umwe nawe ari n'ubundi bazaba ari bane mu kwa 9 4 bazaba ari niwe wabyembere y'uyu njyewe bageze 2 uri kuvuga ku mpanga ariko ahandi ho icyubahiro ni cyawe oya imfura ho waradutanze ariko turabaruta muturusha imyaka umwe akaturusha umubare wabo njye nta muntu hano undusha imyaka nta muntu undusha imyaka uyu njya amubwira ngo ni agakobwa kanjye cyane njye mama wawe none iyo uvuze ngo birarenze biranansetsa none se ngenda baruta ibintu byose byinshi ahubwo byinshi cyane umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe kandi wowe twashakiriwe mu kwa 7 n'imyaka 2 wowe ni ingahe 5 ngiye wino wa 6 gusa uri kuvuga iki itanu turangana wowe wowe murangana oya tubara rimwe kabiri oya rimwe kabiri bro wanguki rimwe kabiri rimwe oye ubwo ni kabiri rimwe kabiri iyi ni kabiri ifatanye iriya se ni rimwe n'igice oya ni hari igihe umuntu katandatu aba yihariye ababyeyi none tuzajya mu mwuka kandi wambaye mikoro ibintu waje gusubiramo ng'ijuru ryahumuye wenda avuze ngo aba babyeyi ijuru ryahumuye reka nkubaze ikintu nawe ndakikubaza Korodine ni iki ukundira ketchup ni umwana mwiza aha agaciro inshuti ze ntabwo yirata hego nkunda akajya ngura n'ibiryo ntabwo yakavura ko ubuse ko ushonje kumara iyi yanguriye icyayi namugira inama y'icyayi icyayi kiri izuba we none se niki wamwigiyeho ese kuki bamuvuze buri munsi uhita ukanuruka muri mba ndi kubitekereza ubisoma mu gahanga namwigiyeho icya mbere ni umugore w'umunyembaraga umugore uzi gukora ukunda n'umugabo we nanjye mbundi gukunda umugabo cyane mbese umva tubisubiremo ibyo mubikuremo ntabwo iyo ari filime bro ntacyo dukatinga ariko nyine reka nkubwire ku kintu avuze cy'umugabo
ukuntu hakeye umugabo wawe wita ku mugabo wawe N'urugo. umuntu ashobora kwisuzugura akavuga ati banza umugabo wanjye ntamukunda ahubwo ugahita uvuga se umugabo wanjye yarashatse cyangwa afite Kimwe- bari bituma wawe utazatuma abantu bavuga ngo gutuma abantu bimama yamufatiye mu ngaha yego aramukeninga buri nta kintu na kimwe cyamwibagiza ahubwo ko atari kumuhamagara noneho namubwiye ko nageze mu kiganiro niyo mpamvu ari kuri telefone yadutindishe ari wowe ariko ari wowe ntabwo wari uri gucata njye nari ndi konsa. mama noneho yifotoje njye nari ndi konsa hanyuma wowe njyewe Ese umwana ari? ari muhari mu modoka muri parike iwawe baramuhetse ni agasakoshi mba natorotse kariya ni agasakoshi ni agasakoshi k'ibindi ubu ngo yambaye neza cyane kubera ko yavuye mu rugo ariko ndabyibushye wabibonye nabibonye none iyo ubyibushye mu ipantaro bikagaragara biba birenze bro iyo mbyibushye zishaka kwambara ipantaro noneho mu nda hameze ngo ahari ipantaro ni hano abandi ni umubiri wabonye ko ibisazi abo biruta se iyi ni impanga yawe cyangwa murakurikirana mwari muturanye mu nda noneho twebwe mwebwe abana banyu babaga muri placenta zitandukanye twebwe twari turi muri placenta imwe muvukira amezi angahe ariko buri icyenda yaruzuye mama yadusunitse ntabwo bamubaza rwahirangije ngo ahwe haje umwe haracyari undi ati turashize numvaga haje ngo hari igihe hacamo iminsi ibiri undi yaranze gusohoka twebwe haciyemo iminota 7 muraba umugisha ngo mutanze umugisha hari akavidewo mwapositize n'ubundi yaguhondagura bari kugutanga umugisha niko kakunda kumpondagura none ko bari kuvuga ubusa abana b'imanga ko numva ari danje kubasunika mama yaradusunitse da kandi muratekereza ko mama amugaye atekereza ko mama wanjye amugaye noneho naramubajije muzamugurire igikombe igikombe warakoze mubyeyi igikombe ni igiti yegereye ngo ibase ibase numva ubwenge bwa dorori yo kogeramo ariko aba ibase z'abantu bakuru imeze nk'iriya y'abana muyipfunyike neza muyimwohereze mwitibase ntuzayogere mujye uyireba yego uvuga ko ari rwanda ibase se yiki urajye yogeramo narananiwe ndananirwa ndavuga ndapfuye mama ndapfuye ibibona ahita ambwira warapfuye ubwo se uvuye mu murima ufite babiri mu nda ubwo uvuye mu murima uhinguye ukaba unatwite impanga wavuge dore ejo ikintu yanyoherereje ko mama wanjye soma hasi ngo Emilio Yo. Sekwa ngo wayibonye se Emilio Sekwa indebe ni igiki cye yambare kwambara yo leta yandika ngo Emilio Sekwa ko ni ukuguru niko yambara c'est un avec 6 ans ngera bamaducata ibintu bitaraba iyo twibeshye tugacata dushobora guseka tugahita duhamagarana duhamagarana tunahamagara ariko Uranuzi. muri misi kikugora mvuye kurega ngenda mu diaspora muri iyi minsi gisigaye kingora i Burundi ni cyo wowe ukundira kororo kororo rero Kurudigi. kororo none kurudigi ngo kurudigi we cyanda kuniga nta rudigi kamwiyorera reka basi tubimwitirira ngaho se mbwira uko nkuramo imyenda nabyo mubwira ngaho mabusha ngaho ngo bebe ngo hani ngo manugira ngakaye ngo mbwira ngo bwe ako mushihura isi yare ikintu mukundira ndakivuganye nguyu yabo ni abakiriya abantu muri kumamagara muri iyi minsi mwatumye fone yanjye kuri tasi okay ikintu mukundira nta jambo nyine mfite rimwe ngo navuga ngo kugira ngo umuntu abyumve neza ukuntu bimeze kubera ko baragopropose narurabo kumva amarira araza hako baze vuga ikintu mwangira ngo amarira ngaho ibyo kwanga nibyo babanza nijye ngiye kubanza oya banza ibyo gukunda nta cyizere ibyo narabimenye nta cyizere wigirira wowe na Stella nzabajyana mu ishuri rimwe ni ukubakubita mukajya mwiga mu cyizere nzima mbere ukuntu nsetse ntazariyongeraho kakajambo naseke yongera ya fanta yahamye nk'uho gake gake ariko iramura rati nywere ahantu havuye abana babiri ese abana bava mu gifu
nanjye bijya binyobera Reka n'ingero abantu abantu barabeshya. baba bashaka kwinywera cyane baba bakabije inzara ni inzara ntabwo Ni baba mu ugukabya. gihugu nuko nuko rero ni umudamu witanga ushobora ufata risike kubera abantu be ikindi nawe azi kwita ku rugo rwe hari igihe wenda ushaka kuba ugendana n'umuntu ukavuga ibi bintu akora njye ntabwo nabishobora ariko nawe ushaka kuba uvuga uti ibi ngibi akora nanjye ntabwo nabishobora buri muntu wese mu buryo akoramo ibintu bye hari ibyo ubona ukavuga ati uyu muntu ibi ntabwo abyitaho ariko hari n'ibyo ubona akora we asuzugura ariko kandi wowe ubona utashobora rero ni wewe ngewe niko mbibona hari ibyo akora nanjye ntashobora hari icyo afite muri we nkunda ngewe ntashobora ntabwo navuga ariko we arakizi ko agifite kandi tukiziranye twese tubakunda tubazi ubuntu byo kuduhisha muri konoshi se namwe wenda mushobora kukibabwira hatariho kamera ariko nko kuri kamera muri konoshi baduhisha muri konoshi haba hari abantu benshi urikumva ikindi agira urukundo n'impuhwe agira urukundo n'impuhwe uretse no kuvuga ngo ku bantu azi n'abatazi n'abamuhamagaye bakajya kumubwira ibintu kabone nibwo baba bamubeshya agira impuhwe n'urukundo ni umubyeyi mbere gabanya itabi ahubwo widukiniraho filime byawe mbere se ubugoro bwazamuye we wavuze uzi ko nabonye agace mwakinnye ndi mu nzu ngo nicyo ubugoro wabibonye usibye ubugoro bwonyine usibye ubugoro bwonyine ubugoro urabuze sha nabibonye ubugoro urabuze ngo yarasaze ubundi se kangahe se ubundi wari usaze nuko wabuze umuntu wakumennyeho utuzi ukabyuka niwe waguhemukiye sinzi uwo ari we ariko ni Mutabazi tu ko kera ntiwavugaga kera twigeze kujya gusura mukuru wanjye ahantu urabyibuka ahantu twahuriye na Ketchup kajya ducaho yitonze sinari nzi ko nkuruta nari gufata ibuye nkakumena ni ahantu harya bahita ngo iki urenze muri Karabaye tumanuka tugenda turi kuvuga turi kurira ibiti akomuru tugegera ngo buriraga ibiti turi hari se nuriraga ibiti uramenye njye nari ntwite nashakaga amapera uramenye icyo gihe nari ntwite tugucaho noneho nkajya nurira gutya arabijeneralije kandi niwe washakaga reba nka cya giti ukuntu kiri guhengereza kandi hariho amapera nkajya nurira ukajya utureba n'umukomisiyoneri niba yaravuze ati ubu bwana ni ubwahe kandi twari bakuru twarakurutaga nari nanatwite we peti igihe kigera narabyaye peti bari warabyaye ko wari uri gushaka inzu uri kubungabunga ko narabunze mfite nimero z'abakomisiyoneri ushobora kugira ngo ndi umukuru wawe warihinda izina uyu ni Nusura yego nanjye sanga ni inshuti ako Nusura mama hari ahantu yakinnye ari guhamagara Claudine ku gipangu yari hafi guseka Nusura Claudine kwigana ngo iyo avuze cyane amera Nusura yari kuvuga cyane ngo arajwigiye none yavugaga iminwa iseka akayigarurira nka hano kabisa Nusura araseka Nusura araseka akunda kwisekera ega Nusura uretse kuba ubushuti no kukwitanga no kukunda ntabwo ari ibye nyine oya sha Nusura ni umugore wo mu bikari umukobwa utuje ubundi njye mba nibaza ubundi abagabo bajya gushaka abantu bandi nka Nusura bamusize yigora nawe nirirwa mbivuga nema baritonda bariya abantu baritonda nema se n'uwuhe ntabwo umuzi we tujya tujyana ku kagoroba k'ababyeyi iyo hari ahantu bajyaga kurya baji yase bajya kubabona sha ukuntu ese Ketchup iki nari nguraya ariko njye na Ketchup kuri amagambo make tugira wowe batamuneri mu bintu byose ubwo rero muri baji sinzi niba uzaba tamuneri ntabwo ngwenze kundi Ketchup ariko yo nariwe ngenda ndakanywa n'abandi twajyanye nabo naratubanywereye umva nkubwire Ketchup agira amagambo make nanjye ngira amagambo make urumva iyo tugeze Ketchup biba bisaba umuntu umumenaho utuzi ako iyo mwaho yarasara noneho njyewe dushaka kuva tukajya mu kanzenze noneho Ketchup nanyiyenzaho kugira ngo mvuge ka Ketchup nakamenye ngo ka Ketchup rwa Ketchup anyije gato nuko nananutira muri kunsetsa muratuma nkorora tubwire ikintu wamwigiyeho kitari icyo cyo mu bikari ikintu namwigiyeho nuko se we ntiwamuvuze reka mu bikari
kandi watubwiye mu Rwanda Eh, urabitubwira uko biri kose Imana ufashe izi mango zindi rero kandi yarabivuze ngo ntabwo mbyibagirwa gakiremo reminder ku itariki cyangwa ku isaha ku isaha okay ikintu namwigiyeho nicyo nyine cyo kugira impuhwe nyinshi ngewe ngira impuhwe ariko ntabwo ari nyinshi ntabwo zikabije cyane nyine ariko nshobora zikabije si nziza ikindi nawe nsinyaka ko zikabije cyane ahubwo hari nk'ukuntu kubera kubona umuntu niba ukoze ikintu akakubeshya akaba yagutera kugenda gakeya mu bandi rero namwigiyeho ikintu cy'uko niba hari ubwo hari ubeshye cyangwa akagira ukundi kuntu abikora nabi ushobora guhereza undi amahirwe byibura yo kumva ko ibyo wakubwira ari ukuri kugira uko biri mu bwenge hari abantu batabyumvisha bisaba gusa nanjye ntabyo numvise bisaba kuza kujya oya niba wowe umbeshya ntabwo nzi nuko ambwira aba bose babigendere uyu nguyu muhereza amahirwe yuko adashobora kumbeshya kubera ko ufite ubwenge bizi cyane buriya niyo mpamvu rega imvura ejo yaraguye buza imvura yaguye burashibuka ngo yamwe baturanyi mwe ngo nimuze murebe ibyabaye ako ngura umugore uteye ubwoba ngo ubwenge bwinshi biranga umugabo wawe ndabikubwiye narabyumvise ngo mpinga nzima tubona haratandukanye na mpinga nzima Jose uramenye dore ko se buranga umugabo wawe yinjirirwa nahubwo niwe nahamagara ugira ngo se hari ikibazo wese ugira ngo ntiyahita mfasha yatambwira ati ahubwo tujye hanze tujye kubahamagara hari icyo bahamagara abaturage nta kintu aba abana numvishije baritabaga niba abana ba kecapu iyo turi gukina ngo kuradina we hariya umukobwa yitwa nde Adeline abe oya umwami hawura Harwa inde ngo ninde uvuze ngo uki wowe hawura nimba ari hawura se saba muri bari ari nije mvuga arahura umva se nabyanye yego muri gukina hari n'undi noneho uyu na nusura bari gukina mbona umuntu ari kunyanyomba inyuma ahantu muri background rega abantu bajya bihangana urugo rwuzuye abantu urugo rurimo abantu noneho ikindi rurimo abantu baba bashaka kureba ibintu turi gukina niba tubwiye nk'abantu nimwongeye kuvaho muri hari nk'ubu uri mu nzu cyangwa babiri bari mu nzu ntibumve undi ari hanze akahagarara cyangwa akajya kumva ukuvuga ngo araturitse araseka Adeline izi kudufasha sawundi yagikubise no hasi yakubise hasi araseka turi gukina ngaho nyumve cyangwa mugakora mukameramani ngo murabisubiramo byose ngo harahari umuntu mu kirahure nusu nusura asa niwe ubikora nusura ntabwo abakobwa bawe iyi yarasetse inoze yose ariko nawe udasetse urasenya wanjye guseka kandi ko kubivuga sha bitarara umva rero turabiyamye muri konoshi dore ukuntu byagenze twarakinnye kambicurike ubwo harimo wari utambitse ubwo ubundi arasohoka ubundi ahita ajya muri kamera yari yarangije bihita bitangira birongera birazamuka biramanuka abana iyo barimo baba bumva bafite mama ukomeye barananinya kubita nibura ko umugabo wawe utamunesha ajya abona umugabo wanjye ntabwo arwana nyine utamunesha wowe kuko abana baba bagutinya ko akubona nk'umuntu uri seriye ari wishaka kubitwumvisha cyane wowe tubwire ibyo tubajije mugabo washatse ingabire anita iyo umurebye ubona ufite umugore cyangwa ubona nka buri mugabo w'abantu bicaye akaguhuriza mu kiganiro naba atazi uko kamera iri nk'ahandi hantu akari udusawundi njyewe wanjye yanabivuze se ndagira ngo amenyeshe ikintu kimwe uwanjye yabasetsa uyu naringiza ngo warabizi neza ko idefo ngira ari imwe idasimbura ni iyihe ndawudadira cy'uwufungura nose pini yawe bisaba iki kuri MTN akanyenyeri acyo ko yohereje momo bitabikemuka njyewe uwanjye yabasetsa mwese mukava mu kiganiro ese mujya murakaranya buriya kandi uko bishimye bakavugira iyo barakaye nabo bavugira kandi tumanukira rimwe tukazamukira rimwe ubundi ntabwo tujya tuvuga oya njye se ubona twese bameze gutya ngo
ukuguru kumwe kundi hariya tureba byarangiza tukicara Wabona bari mu ahagaze kuri modoka ine. batwaye abantu araparika ku ruhande bahurira inyuma y'imodoka bashwanyaguzanya bagaruka Aba bari gukina filime. basomana ariko ibyo ni byo byiza Ibyo ni kuruta byiza. gushwana. Ntabwo no mu rugo bijya ubwo bitinda. mujya nko mu cyumba mugashwana ntabwo bijya bitinda nta minota Ntabwo 30 byafata byamara iminota 30. barashwanyaguzanya abandi bakagaruka nta nubwo ibyo nuko yasohoka biryoshye wabanyereka nta nubwo Ni byiza yasohoka ariko. ngo ampunge ngo bikunde kandi cyangwa ibintu ngo- bimuvuga ngo mpinga nzima aba uyu nguyu nese ubundi ko bavuga ngo iyo umugabo avuze nawe ukavuga aragukubita oya ntabwo umugabo wanjye arwara ariko uzi ari kuvuga ngo mwitinya imana ko aba yaragwaye nk'ikigumi wavuga ngo izina ry'imana yarampaye ikigumi akansaba imbabazi Cyapfunira. nabivuga cya kindi bakubita mu bwoko Cyagipfunira. turwara reka igituntu bakubita ahantu oya Igituntu? njye nabivuga n'izina ry'imana kiki ukajya wumva namubwira icyo akaba yigeze kuntimbura rimwe wenda nkabyishyiraho nkavuga ngo nijye wari wakosheje ariko yakantimbura wenda nabivuga n'umwana wanjye ntamukubita ariko gukubita umugore ni umuco mu izina rya abazimu bashya ni umuco mwiza noneho n'abampamagaye. Rodrigue arande nkunda kuntu gukubita umugore ni umuco naga ni umuco mukubita mwica ariko Mbese ko njya mvuga oya ngo- ntabwo njya nkubita ko njya mvuga ngo abagabo abagabo aravuze ngo aya ntabwo ajya nkubita ndamureba ndeba ukuntu yibyibuhiye kuriya bamukubise noneho mpinga mana nzima yawe icyo kaka nkubwe umujinya wa mpinga cyakora rusaga aramutse amukubise ntahita ahaguruka ngo agende mpinga nzima atamugorora kurande uzi afite imbaraga byamugorora uzi ko yatomaga mpinga ipasi ukuntu agaragara atari kameze Yamutera ni ipasi. keza karoroshye gutya Oyasha. ushyiramo imigozi reka nkubwire ikintu gitangaje Mu kigo. ngira imbaraga nyinshi ku buryo nanjye bintera ubwoba. Utabeshye? izina ry'imana Ku buryo nshobora no wamwikorera. guterura ikintu reba Ubwo yaterera wanjye- usaga oya uriya we afite ibiro byinshi Inde? noneho ajya nshyiraho n'ukuguru nkumva ndapfuye kwa kundi umuntu aruha agashyiraho ukuguru. none se ubu ngubu urabona twasigara n'iki umwana w'abana ngabo nabikorera mwese oya ngira imbaraga nanjye wagenda agakiga akazi noneho kiriya cyayo urakinywa cyabaye barafu ngenda ukizana ubwo ushaka kunywa Njyewe uri mu gisibo yafunze urame kubaho ese uri umu umuyobokamana wo mu mutima Njye kare nzabekera adeperi wayivuyemo umva nkubwire udatuma ndwara mwamaye icyayi nta nyuma muntu icara ngwi rekana n'uyu mwana umva bayaka ni benshi kigali ngwino se ko yaragiye araza akimene nta bisoza atakimenya ariko neri nawe uri kunsebya wese uzureba ngiye gushyiramo isukari ukoroge kwa kundi ngo kwa nimugoroba ntabwo ngaruka ahubwo vayo utakizanye Ahubwo kuko niwe nawe ngiye ukizana kubaza ikibazo. turashwari nanjye kukubaza ngo ni iki ubuzima bwa sha murasi kandi mbafotore iyo sukari ubuzima se bubaho turi ibinyabuzima wambaye sawundi ibyo uvuga byose neri hagiye ni wese uzurebe ntabwo nkweraho gukiretse nta kibazo ukiretse niba gigishyushye umva narindi kukubaza ikibazo ntabwo uri sabi ibintu by'ubuzima mbaza ngo babyaye gute kubanditse batwita gute batera inda gute umwana bahaho urayitera batera inda bate uratera inda njyewe ubu ngubu ngiye kujya nigisha abantu ukuntu batera inda byibushye yatera neza ntuhengereza ngiye kugutera isoni bakabuze karuko bishaka mpinga nziza uzi ko ngaruke kose we none wumvaye akamwana njyewe mfite umushinga wo kujya nkingira abakobwa nkaba marene nkabwira uko urugo rwubakwa urugo ngambaza narindi kukubaza kuva wakina isi yacu ni iki kintu cyahindutse mu buzima bwawe aha nsigaye ejo nagiye nyabugogo ukora dina we nawe musitari yigira gutya mpita nirebeshwa hasi ariko izi ikintu cyahindutse njyewe biriya bintu narabikundaga kuva kera mba numva nishimye harya n'iki cyahindutse agiye kukubaza cyo mu buzima bwanjye uburezi bwariyongereye uburezi bwawe bwagiye public ejo yinjiye ngo mu iduka umugore mana arasetsa. wajya ugirimo ngira impuhwe kareka nanjye nyinjira barasetse tuyaze umudamu wowe undi wongeraga imyenda dore natwe twagiye kubonana nari mfite 9,000 byonyine ndavuga ko ndahagarara kuri kaburimbo kugeza ryari ndeba hano mucuruza imyenda mufite utwenda
ndagenda ndigera koko hano umugome ndabyigera dorora baraje ketchup neri abaraje asandi kwigera ka wicaye uko ngiye kugura noneho akajya ambwira kurodi wongera wigere niyi ariko kurodi banza no muzima usanzwe usetsa nibizane we runda hano ndabyegera na mwana buze mwira bitanitahira ntago ari wowe wanyerereje we nta gahunda ugira reba igihe nagereye saa yine njyenyine aha so waje unsanga aha shekuntu muri kundeba noneho shareka nkubwire niba nawe ukubita nk'ikigumi koko bikubeye ngwino ngwino cyamvunira oya mbabari ubwire nibyo byahindutse se byo kwigira ahubwo se we nakubwira ngo ndi ibintu by'ubwenge bwinshi ibintu byahindutse hehe se mu buryo bwose bro ngiye kuba umukire uyu ni mabuja arimo arayora ibifaranga zama ngiye kujya mpembwa noneho nsigaye nikopesha ababwira makumyabiri ariko mana we ufite ibibazo ngiye kujya nanga nimero ya YouTube yanjye nayigushije 150 naranayamaze 150 sha nyine ubu ngubu hari abantu bakuzi mu bundi buryo batakuzi nk'umubyeyi wabyaye abana batatu batanakuzi nk'umuntu wari ufite YouTube cyane akayigurisha cyangwa se yari ihari sibyo hari n'abatari bakoze noneho bakakumenya uri Claudine bakata bamenya ko wabyaye abana batatu bakamenya ko wigeze kugeraho YouTube ikagenda nibyo byahindutse yakoze nuko kwihangana iyo urindira ukaba Claudine yarapfuye yari ifite ikibazo AdSense bayapurinze nabi bahita bananyaka monetize n'ubundi byaranandushaga mpitambireka n'ubundi ntabwo byari umuhamagaro kandi shawa nari umuhamagaro narabikundaga kuki se utadusabye uriya ngo dukorane indese ngira ukuri kose mukomeze ibindi byo mubireke nimukujyaho ikiganiro cyo kirangira cyajya gisweye inyuma ahubwo nahita ndira twarakurijije twakoze iki egerayo twakoze iki ngabera bazataha bajya mu ijuru haleluya tuzicara tubeyo mwakoze muri kuntera isoni nyine tubwira icyo twakoze mubaze neri ntabwo ari wowe ubizi rero reka mbabwire Anita yashinze YouTube channel ngo mbigizemo uruhare sibyo ariko mu batumirwa be nta ruhare nabigiragamo 100%. mbese abatumirwa ari kujya ubanshakira ntabwo nari kubishobora kutigeze kuza kuma ikiganiro wowe ubundi tubivuge ngo yo kuba monetize YouTube nayitanze imaze igihe kingana cyari monetize ubu siyo nyigo sinari kuzicuza ukuntu wayutanze ntabwo babisibye sinabanje ngabisiba hari abana banjye ukibona kuri kw'Imana noneho waranze ko kimuzi ko nzagitanga ndayenze gute giki mbere batarabisiba narakuburaga ikiganiro cyagira umumaro nicyo ketchup yaguha warabaye monetize kikaguhemba nyine nayitanze imaze amezi 3 ari monetize iri monetize ko agomba gushaka abasabu bakaboneka akanagira monetize iraboneka iboneka ndi mu bihe bitanyoroheka twaravuganaga sibyo ibihe bihe vuba ibyo bihe mbivuge abantu bumve nimba ari ibihe bikomeye cyari mu kagabo buri munsi barari munoze mbivuge kuri Miss cyarahetse uratwita urukumva baravugana na oya uyu n'utwite urumva indesi akatubireka ariko nyine nuko nari nkazanyemo kuki tatubajije ngo nagaraga turi manga ngo tutari batatu ariko turi babiri wahinduye telefone wahinduye telefone nimero de telefone nagerwa n'irindwi kane ngira ngo y'iminani ibiri ntago wahinduye telefone message nk'izo mu kwa kanga tunabyihorera ibyo ntago nyifite YouTube twaje kuganira tuganire nk'abana b'Imana oya uyu nguyu ntuzamuhamagare naranamwandikiraga kuri WhatsApp oya ntago WhatsApp yo nimero ibaho message isanzwe none mvu umuntu yizeye afite agatelefone ni wowe uzi umuntu wamaye nimero yawe mama Pasiteri Asia yego yo neri yarayinyimye wowe njyewe ntago ndi mbite mwishyure nimwe mu ngambi ivuge mama Pasiteri reka rindira ikintu kimwe mwereke nimero zimpamagara ukuntu zingana kandi umuntu akaguhamagara akafata iminota 45 ntago yitaye kuri konsa yitaye kuri 45 y'iki akubwira ibintu bitari njye nta nubwo njya mvuga ibintu byinshi kuko mba nzenguruka inzu ngo muri kiriya kiganiro kiganiro
ngo ikintu wavuzemo ngo njye ntabwo nacyemeye mukajya kudisikita mbese nimero yawe ibahe kuri YouTube yanyu oya sinzi abazitanga hari abantu baza umuntu bakakubwira bamuziranye ibintu agatanga bizima nimero yawe. bakakubwira ibintu bizima njye sinabwo oya ni rwo rugendo ujyamo humura biraje Ntibigeze. uyu nguyu we no mu buzima busanzwe oya Na nyina abantu wamubyaye bafite yaramukumbuye. amazina bimana ibiganiro bimana serivisi ibyo byo ndabizi Oya, ariko ntabwo si ari- bose bangahe? oya si Bangahe bose ariko tukaba biraba kabiri. ariko reka nkubwire to be honest sibyo n'icyo kintu tubivuge tubikiriyaringa twebwe hano turi kuri Joe Twins kubera ko hari ikintu tuhakura Yego. hari n'icyo abantu badukurikira babona sibyo hari umuntu ushobora kuza uri bumuhe ikiganiro akabona abasabu ariko nawe hari icyo ari bugusigire cyangwa ukabona hari icyo afite abwira abanyarwanda abantu ngo hari nk'umuntu wampamagaye ngo njye mfite ngo impano yo kuririmba ngo ndashaka ko ngo munteze imbere ndavuga se uririmba iki ufite indirimbo zingahe ngo ndashaka kubitangira kameme njye hari uwambwiye ngo ni producer ngo akorera ngo nimba ari uwitwa Silvizo oya hari abantu ubona reba nkawe iyo tuza kuguhereza ikiganiro ukagurisha cano ntujye no kwa Claudine no kwa Claudine ntaguhe n'intozi tukazabura bya biganiro mwigaze nako doroye uzi se reka nkubwire ikintu Dorone. cy'abantu ahubwo arabamwita dorone umugani muri comment Dorone n'ubundi. umugani wawe niho Anita arimo aragana umuntu araguhamagaye wamaye ikiganiro ryari none katafa ukibaza karoti karori witwa nde ni gakimi ngwi anyise ko karote urumva ukibaza uyatekereza ko mfite izindi nshingano ese ubundi ushobora kuba ari ubizi n'undi neza ko muntu ufite urugo hari rwo abantu kugeraho basigaye uduhurire. bampamagara njyewe bakambwira ngo urumva ngo nananiwe ngo kubabarira mama ngo urumva ngo nashwanye n'abavandimwe ibyo bajya kwa banjye. Gerard oya pana ibyo ngibyo nese hano haba inkuru yanjye none ndapfuye uri kumva hano ni ku mwidagaduro ntabyo ibintu by'inkuru zawe Ntabwo uza kuvuga ibibazo biri oya ariko ibyo oya byanarangiye ariko si n'ibyo ngibyo ariko ngwino ntabwo ajya yitaba urahamagara akakwiyorera ukandika ukandika mesaje reba telefone afite iyindi yitaba noneho ka kabazo kakizere gake ugahita uvuga buriya yarambonye mfite trefe za 6 Neri nawe ni umugore yahora uhuze Neri shaba afite inshingano Neri njye nawe nakurakara nuko ari nk'igihe wabaga uzi kwenda ndi burakare oya usibye na Neri kandi nanjye cyo kora nanabeshye ntabwo nabaga mbihagazemo se nabyo kankubwa nabiretse ari umuntu uba uri seriye mu bintu ariko wabona yaracitse imbaraga ku bwawe kandi umupushinga buri munsi ukavuga ati nk'uyu muntu ubundi mugendaho kujya ni njye uzabona ayo mafaranga mfite ikihe kibazo ukicuza n'impamvu wagiyeyo nanjye waricujije njyewe uzi impamvu ntigize nicuza kuri Anita umunsi bwa mbere umwanya wo gusarira kurya ifutari oya iyo ni ifutari ni ku irayidi muzabe muhari ndabatamiye umuceri wanjye atampaye kwa Mutabazi Jarike zabayobora mbagezeyo tuzarya umuceri urimo iki inyama inyama zitarimo inyama tuzabanza zitwara. tujye muri stade gusari ndabipanze ikanzu. oya ntabwo tuzaza nanjye ejo sazantiza yayo nawe uzaniza yanuze y'umuhondo tuzadodesha twese iyo twambaye ibisa Yego, tubaye impanga enye ngo noneho Bigora uri kumva njyewe ikintu cyatumye nticuza kuri Anita ni ikihe yahereye na mbere hose ambwira ukuntu bari kumuvuna kandi ibyo yambwiraga narabyumvaga Kandi we byari babwi ibintu ukuntu atangiye bigaragara. banyishyuza veni ikiganiro kimwe Yego. shambega YouTube yambonye kandi ataranatangira byibura no kwinjiza amafaranga ngewe tuza guhura nari kuguca intege imana ishimwe ni ukuri ko imana ari kuguca urumva intege rero noneho kumuca ikindi intege hari guteme ibihumbi 20 gukora ikiganiro ubwo se wazayabona ni ntayo menshi. wabona niyo Ni waba menshi. niyo waba Wasangaga winjiza Anita byarahindutse yatangiye kuvuga ari ikibazo yicara akavanga akahita abura ibyo avuga gutyo ugasanga nta ndwara yabona n'ibiganiro bye bira bitatu ku njye munsi namubonye iwawe yego urumva sinenze kuvuga oya yavugaga atuje cyane cyane habe ntabyo wari uzi Ari- ku buryo usibye hari kuba- igihe uvuga ngo uyu muntu turakorana ikiganiro kimeze gute birasaba ko tumara nk'icyumweru tuvugana Mukamenyerana. kugira ngo menye ibyo mubaza Yego. n'ibyo tubaza kuko hari nk'umuntu uzana kuri cano
bakamwandikaho nk'amagambo agahinda kakakwica ati uyu muntu nta kintu afite avuga uyu muntu afite isoni yewe rero umuntu nakoresheje ntavuga. umuntu Oya. ikiganiro ubwo comment nibwo nzibona bamuvuga nabi nkuraho Kuko ngewe ni hari abantu abantu ugashyira ku gasozi bakutuka nabi nkuraho ariko nyine hari umuntu tubimenye gutyo hari umuntu uba waragiye nko ku macana 7 sibyo ukabona bamumazemo ubunyunyusi bwose nta oya ni ibikatsi byigende oya ubunyunyusi mvuga icyiza yari afite cyo kubwira abantu barakibonye deja ntacyo uri bumwakire ngo aze avuge ikindi noneho hari ukuntu bamenyereye kujya ahantu bavuga ibintu nyine bya akazi wacu twabura y'urwinkwavu rero rimwe na rimwe Rw'inkwavu ni iyo iwacu. utaziranye n'umuntu ntukamurakarire ukata akayondo ugakata akabarondo ugahita umanuka ukagenda ugiye ku kagera ugahita ugera rw'inkwavu mu gasantere ka mbere iyi ngiyi azi ku kimodoka uraharenga ku kimodoka si kabarondo oya ntago ari kabarondo kayonga ku kimodoka oya ubwo wowe ku kimodoka ubugi gahini ubugi gahini kabarondo ni ubugiye kibunga njyewe urumva hari ahantu ndahazi urumva kabarondo ucaha ku kimodoka uca mbeke uribuka ko twagiye gukora examen kuri Institut de Bosco kabarondo uri kumva Ariko iwacu ntabwo batwizera. muceceke mama cunda avuge ntajya acundamo nanavuga numanganye ubwenge nabyo acunda amavugera imwe ariko mana mama wa mpinga nzima aba bana bawe wabyaye mama rero arabareba yirirwa araseka ngo akamere akacapu ko atapredi mama mbabarira uri kumva ndakubwira abantu bose mwa abantu mwe mumenye ko turi kuvuga inkuru ya 30 ya 29 ya 30 ese muzaza cyaturere tuzaza amafaranga uzaza yaraze ngewe ni mushakire tiki uzaza nzaza n'ukuri Wese ngwi uri umuco. ejo ni kwa gatandatu tuzakina mwamaye itike nuze waretse tukabisubika muzakina saa kumi amasha n'ebyiri. mu gitondo saa 12 saa 12 tuba dusohoka. nose ni mugabo wanjye wamaye agahuye ngewe wampa itike y'ubuntu nzaza yego y'ubuntu ugomba Nabuze kuduteza imbere amafaranga igura ngahe ntukirya 5 10 ngewe muha 20 nzishyura 5 oya muzavuye bita mu icumi uzishyura 5 sinzaba mbateje imbere turi buvugane cyarimo renjete ya we nayigwa ariko uyu sinayimuha washangiye mu yimwe uyu niwe duharaye uyu niwe duharaye twari ugiye mu mwuka se mwana ninjye ugezweho uri ku itike uyu niwe duharaye wowe toka diamond yego mu izina rya yesu ngenda afunze mpinga nzima ko muharaba turaharara cyane ngo mama ngo ahubwo wikerekana imyenda y'indukiza urebeshe none se ntiwakeneye umuntu wese watse serivisi si ngombwa y'ikiganiro serivisi iyo ari yo yose ushobora no kujya kwaka stage sibyo umuntu akagukatira kandi ushoboye ubizi neza ko ushoboye ntukarakarire umuntu mutaziranye umugisha wawe ntawe afite umugisha wawe cyangwa icyo wakagombye gukora kuki se utajyayo ntubone n'umusaruro ngere kuntu ndi ikigo gimita nica mvuga ngo ino ndebe yanze kunyitaba akundi wamugana kuri Jotwine nari kuvuga iki akundi ko nagutumaga ngo wamubwiye sinaguhamagaye muri mu kiganiro cya cyasohotse keca ntabyo wavuga ndamukubita busaranya ngo bivuge kangahe ntabwo keca apajya avuga ibyo gusa ibyo ni ibintu ntabyo yavuga mboduta kereka abonye harimo diri oya nawe ikiganiro kirenda gutangira yego bicyamare turatashye amasimbi n'amakombe oya bikiriyaringa ibyo nabyo gukiriyaringa umuntu ajya amenya yuko ntabwo abantu duhora twicara kuri Jotwine gusa ahubwo se niba wowe atarafite nimero ya ntakwitabe ubwo arumva yakata hakurwa ibyo bintu byose nuko mwanze kubitaba ntabwo wari ubizi ntabwo ngwino ajya nitaba kandi ni ukuri kumana n'ikibazo ni ikibazo nimero yawe ni uko mpinga arambaje ngo kuki ntababwiye oya ni ikibazo n'abashuti banjye bose nawe wajya umbabarira kabisa wenda ngewe ndi febure mu kwitaba ariko wasanga hari ikindi ndi bufo ntabwo wabura byose ntabwo nafata ibintu byose byiza ngo mbigire mujya mutwihanganira niba muhamagaye umuntu mukabona ntabwo yitabye ubu se ko nakoresha WhatsApp mfite telefone hari n'umuntu wanyandikiye reka nyine ntabwo hari umuntu wanyandikiye ejo ngo ubwo se ngo kunkubye ni ibibazo kanyihera urukumva ngo arangijyanira ngo utabanje kumva nicyo nagushakiraga ngo cyakora ndumiwe urabizi neza ko ngukupye nimba ari amarezo cyangwa hari n'umuntu wanyandikiye ambwira amagambo mabi n'ukuri ntanayibonye kwa kundi uba warabyaye ukaba ufite nka message reka nkwereke message uhita umbwira umuntu nasubiza
umubwiye izi message wasubiza abantu bangana iki nasubiza 54 mu bantu 554 urumva message mba mfite Magana kandi atanu ubwo mirongo ni itanu post imwe mba nshyizeho none ngafunga data nkafungura zibaye nk'igihumbi avuga nti nta n'umwe nsubiza natera ishyari undi akacyandika mbese ubwo ngo nk'ubwo kuba wanze kunsubiza ngo kukubwira felicitation ni ibintu byadanje kuri tavuga merci shara abantu nabo bavuga nabi baba baburaye nkumva ndayaze nkavuga nti mana byarye mba numva twahura nkamukubita gakondo oya ndavuga uyu muntu abaye yandikiye umuntu yapfuye cyari mu bitabo cyangwa nta nubwo ni nka kwa kundi umuntu yanga kukwitaba ari nk'umugabo wawe ugatangira ugahurutura ibimesaje nuko usanze yakoze accident kuki udatekereza mu buryo buvuga ati uyu muntu byari byose hari abantu batagira kwihangana hari umudamu yanyandikiye turi no gukina ngo Anita we wamuje na ketchup nkakina filime ko mfite impano urumva turi gukina sinanabibonye byaje noneho welcome visitors welcome we are here to sing ese utamufashije wakora iki oya ukuntu byakubabazaga mbere oya nari byarambabazaga nyine gusa muri ako kanya nshobora kwibaza ariko ngiye ukuntu ntago nyine bita binashaka kandi nkumva ko bishoboka abantu bitaba za 20 nawe ngahe nabitsare sizamara amezi 18 urumva ko mwana w'umuntu nawe ngisa mu ndangira si twiza ni twiza nyine ubundi bagucangaye wowe nabonye uzisutse kera mvugisha ukuri uzaze nkujyane uyu nguyu mubaze yandangiye umuntu umva yandangiye umuntu umva yandangiye umuntu nsuka twadusuko tureture nyongorera twadusuko tureture uriko mba ngo yamuciye mirongo apana n'utundi twitwa inyabutatu yarasutse twiza cyane tw'umuhondo ngo bamuciye mirongo nadusutse kuri yewe natangire kuri 6 cyane harimo na menshi abakire bihoredo urumva beseke uyu wabonye aho hantu asukisha ibi 3 cyane umuntu mudangiye je usira kuvuga ngo nzamubwira ntabitekeje 40 ngiye kubyara oya murene aragiye kubyara rani mpamvu yo kwiruye ushaka ibintu byihuta ngiye kwitegura muri 30 mw'inshuka mwamamaza muri 30 twita tudivorce mwese oya we tuvuze muri 28 na 29 ndakerenye birakureba ako mutabazi sha yaragowe umuntu unyifuriza ko najya mu ngura 30 abajotsi babagura amatike 20 nuze harya yitwa nde Simbi Mado uriya ni batanu abana nabo ku Simbi TV yavuze ntago ariko Jotwins aba kuri Jotwins rero abantu 20 muzamara arya amasangahe abiri n'igice muri kubyina mutaruhuka awe nabonye umukwe bwawe warabyinnye yego mugene be nkongozi ariko rero reka sindi bujyanira ijambo rigira ngo mubyeyi nabasha kunywa n'agafaranga ndira nkubwira amagambo meza ceceka bakubwiye umuzinzire kandi ko nareba aravanga ndamushona ndamenya hano ko bisabye uruta ndagushona niba ani utasinzira ntago ndeba ariko mama ego muri kunshuka kandi jewe nishimiye uko impano yawe yagaragaye nago nari nkuzi pe okay narakubonye kwa ketchup kinisha filime abantu bansaba umuntu kandi ari umuntu twahuye mu mujyi pasi ntabwo ndi gusaba utegetswe ariko ibyo bibazo kugukinisha filime kugukinisha ariko ari umukozi wanjye azaba ari umukozi wo mu rugo ahubwo abantu baragushaka wowe kutazana minga ngo iki nakubwira kandi tuzaba abakozi b'inshuti tujya tubirya twita amarushi nukuri sigenzaza nawo nguhaye nakubwiye ngo uzampamagara umbwire ngo ejo tuzakora cyangwa kwa kanga tuzakora mushyire ku cyumweru kandi ngo bafite inkuru ya 30 tuzahoraho natwe ubwo ntago ndakubuje ku cyumweru ntibikunda oya ku cyumweru ntago byakunda kubera cyumweru nzaba ndi mu yindi ibyo bintu byo muri konosho mu bivuga yawe ntabwo yakiburira ari kuwite oya ako ntako nibuka umva oya uwa mbere
sha nibaye ubu ni kwa ko mfunze Kandi- kandi nino ntabwo ndi gukubitamo kandi n'uyu wagukandagiye ndarengana ntabwo mwarwanya akagukandagiye Njye se sinamfite inuza. uzamubaze nimba itapi baba bari ku isi itapi wanyiza nk'irino ryanjye wimbeshyira wari guhera kuwa ururwaye mbere tuzapanga yego guhera kwa mbere ariko muri weekend bwo simpari sinanaboneka Oya sinapfa no ubu uri mu kubaza. biki Ushaka muri ejo weekend. bundi ejo Uri mu bundi biki? gusa azaba ari Oya, muri 31 nayo izaba iwabo Izaba kwa iwacu. Mpinga. tuzaza Eh? tuzaza oya ni iya babiri ahubwo iyo nkuru ni cunda we uzaba usinziriye sikayira mu cyumba cy'abashyitsi oya nta nubwo ari ibyo ngibyo Ni rero yabwira ariko nishaka mbabwiye ko umugabo wanjye ntabwo iki kiganiro azakibona funga umunwa ariko caminga nzi kandi hari umuntu wabereye marene nawe we waramubaye bangahe se uyu yabaye marene ejo bundi Iwe reba abo wabereye marene abo wabereye marene vanamo -1 not me kandi uyu Wait, ninde namujya- washatse mbere se gakuru se ninde nuri buriya yari yagumiwe uzamubwiye ngo iki ngo ajye yubaka gute rukomere Muri tuzakora video barida shawo muzareke dukore pride show y'abantu bari kuba njye nta niyo nakoze sha muzayinkorere Oya, munungure noneho rero nari ngiye kuvuga Claudine Claudine ntabwo muzi sibyo Ntabwo nzi, twamenyanye. twamenyanye ntabwo nari muzi sibyo noneho ni kwa kundi namubonye bwa mbere iwawe reka nkubwire ishusho nakubonagamo uvugisha ukuri sinjya n'umutima mbeshya n'isi irabizi n'imana irabizi nakubonaga uri umuntu nka kecapu ya porocinze kuko mufite isitwari zimwe ariko ukaba ari nk'umuntu bahateye kuza kuri kamera nyine Witonze cyane. witonze udashaka kuvuga ibintu biri utari openi nk'uko nguko nkabona nyine wari ufite inkuru nk'iya kecapu ku buryo twari bubatumire niyo mwaba utari gukina isi yacu tukabatumira Kigali yacu Kigali nziza hakari akantu hakinnye akantu ushaka kecapu usa na se oniva uri kumva twari bicarane gutya mugasharinga experience gutya abantu bakagira ikintu bakuramo ariko twabonaga atari ibintu byahura buryo kubera kwitonda nkavuga maybe ntago mbeshye njye numva abantu baha amafaranga kugira baze kuri kamera urayafite mwana ngo yampe njye kuri bwa mbere kecapu yarayampaye twarakoze ahita anegera ibifaranga nahise nguramo ikira ariko shaba ari umukire azongera uri kumva njye ntabanga ngira ariko ngira ibangamo gake ntaryo mbona ni abo bantu nta nubwo nigeze mbikubaza gusa nabonaga uteye nk'agahinda ariko n'ubundi uteye agahinda ahubwo kera nyiza kuri YouTube nabaga mfite agahinda kenshi ariko uko ugenda ngana n'abantu uyu we ngo yabonye ndi umunyamasengesho njye nabonaga adateye agahinda ko kuvuga ngo arababaje nyine oya njye nabonaga ababaye reka mbabwize ukuri Ingora. hari n'igihe Claudine aba acecetse ukatubona agiye kure uzi ngo n'ubu yarakize wengeye ndi njyenyine ariko ndanarira subizi nkunda kubimubwira umva nkubwire Mbyemba ndi wowe kure. uravirirana ubu tuvugana umutima wawe witeka we uriho akarego ubwo Josette yahanuye njyewe nimba mfite ibi mubeho imana ntukaducecekeshe guhitana ariyo wowe nyine dore ngaho inuru ya 30 muri Nyamibwa muri Arena Beka Shamusozi yego ariko uko niko niyo imaje namubonagamo ko bajya bavuga ngo hari abantu nabonye uri ikimara kigendera urumva hari abantu ngo bajye baha amafaranga bazane njye nabona guteye agahinda kandi ufite agahinda nuko nakubona akibona byagira agahinda noneho imangazo ubu mama wanjye afite uduhinda tubiri ubu mfite uduhinda dutatu urasezera hano kuri cano yawe harabura iminota 2 n'amasegonda 40 ikiganiro kirangire ubwo rero twishimiye ko iterambere ryawe ko washayininze maybe ntago YouTube yari yawe ariko gukina byari ibyawe imana igushyigikire papa sava aba papa sava kiramani ba kiramani pasi ba pasi bahavu mwese mumuhereze akazi kabisa kandi muri zacu TV sha muri zacu TV ariko nuzuye we baduhereze rega byose birakubereye aho babipimye ajya kuvuga muzahura n'impano ya Mingazi umva nkubwira Mingazi marashi tuzarisha marusha n'utumamiro kandi tuzarya umuceri w'umuhondo nata dutekeye umuceri mwiza ntabwo bose wumva ngo ntinabatekera kandi tuzajya gukinira kwa Minga uzajya mu gikoni uzaza n'ibiryo uzabiza
uzazana ibiryo nyine Ndumva tubitekereye n'uwo munsi nazasiba. kandi ngewe nkumbuye ibintu byo guteka kunyinisha buri gihe nateka none oya guteka Mukanajabura, harimo mukajya n'inyama gutya. Z'umutuku. Uzi ikintu, reka nkubwize ukuri. ninga tuzakira se watwanditse Kuwa mbere wowe cyangwa uzabe kuwa mabuze tuzakina. tugukubite Kuwa mbere tuzakina ugiye kujya gutekereza ibintu oya uzaba uhari urebe ese wazaje cyangwa uzaba uri umwana wo mu bakire witonda nk'ujibura oya atangiye kugutekereza mwasoje nuko nabivuze Imana igushyigikiye kandi n'abantu bafite amafaranga bafite utuntu tw'amafaranga si ngombwa akazi ceceka mpinga nabyumvise nabyo numvisha ariko numvishe ngo dukore amanyanga byahita biba ubukwe wapi nihitiremo izina muzanyita manyanga 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 ni ntuzakibonka ya kera ni iya kera ntabwo nari ndi dorosera oya wowe uzitwa nyiramacibiri cibiri wapi none uri kumva amagambo cibiri dorosera no ni dorori akamu mutekerezo ka dorose n'umukobwa wanjye umfashe imirimo mu rugo yego tuzakwita safari oya safari nyirasafari nyiratafari oya uri umwana wa kangahe iwanyu oya nyabyenda oya ni Nyaminani. nyiraminani nyiraminani oya nyira minani we tujya guhaha nyira mumbabare muzakinane mana we murabeho Imana ibarinde ibyaho byaje bye turabasomye bye yego amusoma we